uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Ahasigaye rero reka mbere yuko twumva ijambo ry'Imana umuntu wese ashima umwami ku murimo uhambaye yadukoreye ku musaraba. Amen. Hallelujah. Amen. Murakoze, reka rero twumve ijambo ry'Imana. Turashaka gukomeza ijambo ry'Imana kugira ngo umuntu wese yipozisiyone muri iki gihe ahagarare mu bwami nk'umwana w'ubwami, tari umunyedini. Niba mushaka kwihuta cyane ku nkuru z'abantu babiri, badusomere muri Samuel wa mbere ibice 25. Bukeye Samuel arapfa, Abisirayeli bose baraterana baramuririra, bamuhamba mu nzu ye i Rama. Hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Iparani. Hariho umugabo w'Imawoni kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000 n'ihene 1,000. Icyo gihe yakemurizaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali n'umugore we yitwaga Abigayili. Nabo rero tuvuge mufate Nabali n'umugore we Abigayili. Abo bantu bafate. Tukomeze. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga. Nashaka umuntu wese mumve icyo bibiri muvugaho muyumuranga. Hano batangiye kutubwira ibiranga Abigayili. Ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari uwo mu muryango wa Kalebu. N'uwo mugabo mumvise ibye? Ntibararangiza kubavuga. Dawidi akiri mu ishyamba yumva ko Nabali akemuza ubwoya bw'intama ze. Bukeye Dawidi atuma abagaragu be b'abasore 10, arababwira ati nimuzamuke mujye i Karumeli musange Nabali mumundamukirize. Mubwire uwo mukire mutamahoro abe kuri wowe no ku nzu. Nabali yari umukire mu gihe cye. Mubwire uwo mukire mutamahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no ku byo utunze byose. Dawidi amuhaye umugisha. Mu ndamukanyo Dawidi amuhaye umugisha. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Baza abahungu b'iwawe barabikubwira. Aba bahungu bakugireho umugisha kuko tuje ku munsi mwiza. Nuko ndakwinginze ikiva mu maboko yawe cyose aba ari cyo uha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Abahungu bo kwa Dawidi basohoye aho babwira Nabali mu kigo cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana. Baburangije baraceceka. Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse bashebuja. Mbese aya magambo muyumve neza. Dawidi yamusuhuje amuha umugisha, none we yamusubije gute? Subira mu hariya. Abahungu ba Dawidi basohoye aho babwira Nabali mu kigo cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana. Baburangije baraceceka. Bategereje igisubizo. Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati Dawidi ninde? Ngo Dawidi ninde? Ntabwo ari uko ataramuzi, muraza kubyumva. Kandi mwene Yesayi ninde? Niwumva ko amuzi. Azi na se. Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse bashebuja. Ariho aramucira imigani. Ariho aravuga ko Dawidi yahunze Sawuli, mwami Sawuli. Mwabyumvise? Mbese nende ku mitsima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye
mbiha abantu ntazi iyo baturutse. ngo ntazi aho Dawidi n'abantu be baturutse. Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo, bagezeyo bamutekerereza uko byagenze byose. Nuko Dawidi abwira abantu be ati umuntu wese niyambara inkota ye. Nuko umuntu wese yambara inkota ye, Dawidi nawe yambariye. Abantu nka 400 baherako bazamukana na Dawidi abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali atumva Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, ababonye arabakankamira. Kandi abo bagabo batugiriraga neza cyane, ntibadukoze isoni, ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro. Batubereye inkike ku manywa na nijoro, igihe cyose twabaniye nabo turagiye intama. Nuko none ubimenye utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Nuko Abigayili agira vuba, yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumba 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'amaseri 100 y'inzabibu zumye n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini, abihekesha indogobe. Abwira abagaragu be ati nimunjye imbere mugende ndaza mbakurikiye. Ariko ntiyabibwira umugabo we Nabali. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi, Dawidi n'abantu be bamanuka bateganye ahura nabo. Kandi Dawidi yari yavuze ati nukuri narindiye ubusa by'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye kizimira. Namugiriye ibyiza anyitura ibibi. Niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana izabimpore jyewe Dawidi ndetse bikabije. Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe, yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge, aravuga ati nyagasani, icyo cyaha aba ari jye gihereraho. Ndakwinginze ukundire umuja wawe ngira icyo nkubwira, wumve amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali. Uko yitwa niko ari, izina ni ryo muntu. Nabali niryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamere ye. Ariko jyeweho umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye nyagasani. Nuko none nyagasani, nk'uko Uwiteka ahoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Icyama abanzi bawe n'abakwifuriza nabi nyagasani bakaba nka Nabali. None ngiri Abigayili mu bwenge Imana muhaye n'ubwitonzi ariho arakosora ibyo umugabo we Nabali yakoze, ariho aratanga umugisha mu kimbo cy'amagambo y'umugabo we, amagambo mabi. Mwabyumvise? None ngiri turo ry'umugisha. Nashaka ko mbere ko Flora akomeza, amagambo ya Abigayili muyafate nk'ubuhanuzi, kuko ariho arahanura uriya mugore. Mukurigere. None ngiri turo ry'umuja wawe ngutuye nyagasani, rihabwa abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha. Uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka. Uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka. Ubuhanuzi buratangiye rero. Kuko nyagasani urwana intambara z'Uwiteka. Urwana intambara z'Uwiteka. Iryo jambo murifate, urwana intambara z'Uwiteka. Kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo. Nuvuga ngo ubugingo bwawe, amen, ubugingo bwawe buri akaramatanwa n'umwami, ntawe uzabushaka ngo abubone. Komeza. Kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso.
nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose. Nuvuga ko ubuhanuzi mwabyumvise? ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isirayeli, ntuzagire umutima ukubabaza Nyagasani, kandi ngo uguhane ko wavushirije amaraso ubusa, cyangwa se kuko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kukugirira neza Nyagasani, uzibuka umuja wawe. Komeza. Dawidi asubiza Abigayili ati, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe. Ubwenge bwawe bushimwe, nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuba ari jye wihorera ubwanjye. Ni ukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, yambujije kukugirira nabi. Iyaba utatebutse kunsanganira, bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe mu bahungu mu bantu ba Nabali. Nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye, aramubwira ati, izamukira usubire iwawe amahoro. Ngaho ibyo uvuze ndabyumvise, ndakwemereye. Nuko Abigayili asubira kwa Nabali, asanga yatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima nuko yasinze cyane. Nicyo cyatumye atagira icyo amubwira, ari icyororeje. Umugore we aratashe, ageze asanga Nabali yatekereje umuzi mukuru nk'umwami kandi yasinze, aricecekera ntiyamubwira aho avuye. Arindira mu gitondo isindwe rye yamuvuyemo. Komeza. Bukeye mu gitondo Nabali asindutse, umugore we amutekerereza ibyo, umutima uraraba aba igiti. Hahise iminsi 10, Uwiteka akubita Nabali arapfa. Uwiteka ubwe niwe yakubise Nabali. Ibyo nabo mubifate. Bukeye Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, aravuga ati, Uwiteka ashimwe, wamburaniye ibitutsi Nabali yantukaga, akabuza umugaragu we gukora ikibi, kandi nabi ya Nabali Uwiteka arayimwituye. Hanyuma Dawidi atuma kuri Abigayili kumureshya ngo amucyure abe umugore we. Abagaragu ba Dawidi bageze i Karumeli, basanga Abigayili, baramubwira bati, Dawidi akudutumyeho ngo agucyure ube umugore we. Nuko arabaduka, arunama, yikubita imbere yabo, aravuga ati, dore umuja we ndi uwo koza ibirenge by'abagaragu ba databuja. Nuko Abigayili agira n'ingoga, arahaguruka, yinagurira ku ndogobe, ari kumwe n'abaja 5 bamukurikiye, akurikira intumwa za Dawidi, nuko aba muka Dawidi. Amen. Urakoze Flora, tukomere Imana amashyi menshi. Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Impamvu twafashe umwanya wo kumva aya magambo yose, nubwo umwanya wacu tutafite umwanya munini, nugira ngo ibyo tugira tuvuge ubashe kubyumva neza. Dawidi intambara yarimo aruzatumye ageraho ajya gusaba uwo mutunzi kugira ngo amuhe ibyo kurya n'ibyo kunywa bifasha ingabo ze, nawe ntabwo izo ntambara yazishoyemo ku giti cye. Dawidi yasizwe amavuta, amavuta yasigiwe kuba umwami, kuzasimbura Sawuli, kuko Imana yamwanze kubera ko atigeze ayubaha mu gihe cy'umuhanuzi Samuel. Dawidi intambara zose yagiyemo n'ibyo yahuye nabyo byose, impamvu ni imwe, ni ukubera amavuta yasizwe. Iyo adasigwa amavuta ntiyari kujya muri izo ntambara. Biratangaje ko uyu mugore Abigayili yahishuriwe ko niyo situation arimo yo kuba inyeshyamba ni ukubera ko yasizwe. Ngo databuja ntahore Nabali ubupfu bwe, izina n'iryo muntu ni ikigoryi, ngo kuko databuja
ariho ararwana intambara z'Uwiteka. Mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Ntabwo ari intambara ze, zari intambara z'Imana. Satani yaramuhigaga binyuze muri Sawuli kugira ngo aburizemo icyo Imana yamusigiye kuba umwami wa Isirayeli. None turashaka kubaza ikibazo niki. Nabali ntiyabanaga se na Abigayeli umugore we? Abigayeli yakamenye amagambo yavuze kuri Dawidi, umugabo we ntayamenye? Nawe yarayazi kuko barabanaga. Ibya Dawidi byari byaramamaye. Nabali yanavuze ko Dawidi ari mwene Isayi. Yanavuze ko ahunze shebuja. Nuvuga ngo rero ibyo Abigayeli yarazi ntabwo ari ubwiru gusa bwari muri we, byari bizwi. Na Nabali yarabizi. Ariko Nabali ntacyo byigeze bihindura mu mutima we ngo abone Dawidi amenye ko akwiye kumushigikira, kubera yuko ari mu muhamagaro we. Na amavuta yasizwe yatumye anyura muri zo ntambara zo guhigwa na Sawuli. Mu cyimbo cyuko afasha Dawidi mu gihe cyose ubuhanuzi bwamuvuzweho butarasozwa, ahubwo yafashe uruhande rwa Satani rwo kurwanya umugambi w'Imana kuri Dawidi. Amagambo yavuze mwayumvise nago tuyasubiramo. Icyo mwamenya niki? Dawidi muzi ko ari we Yesu akomokaho mu buryo bw'umubiri. Amen. Amen. Hallelujah. Niyo mpamvu Yesu yitwa mwene Dawidi. Hallelujah. Kandi ingoma ya Dawidi yari prefiguration cyangwa yamenyekanishaga ingoma ya Mesiya. Nuvuga ngo rero Dawidi tumurebye mu buryo bw'umwuka yari mu cyimbo cya Mesiya. Nabali rero mu kwanga gushigikira Dawidi yarishize mu ruhande rw'abanzi b'Uwiteka. None Nabali tumureke dufate Abigayeli. Abigayeli amaze kumva ibyo umugabo we yakoze, akanga guha Dawidi ibyo kurya n'ibyo kunywa ngo abihe intumwa ze mu gihe yari muri iyo struggle, yari muri iyo ntambara yo guhigwa na Sawuli. Kuko na Sawuli yarazi kuri yazamusimbura, yarazi ibyamuvuzweho, na niyo mpamvu ishyari ryamuteye ko amuhiga kugira ngo amwice. Abigayeli intumwa imugeraho ibyo umugabo we yakoze n'ibyo yashubije Dawidi binyuze mu Dawidi yamutumweho. Noneho Abigayeli arategura vuba ibyo kurya n'ibindi byose bikenewe, amen, n'amadogobe n'ibiki byose, agenda guhura na Dawidi ataraza kurimbura inzu ya Nabali. Noneho bahura mu nzira, Dawidi yamaze gufata icyemezo n'ingabo ze ko bari burimbure Nabali n'ibyo byose. Abigayeli agwa hasi, umugore w'ubwenge, umugore afite ishurirwa, une femme de révélation. Hallelujah. Noneho ahita amubwira, ahita akora umurimo wa intercession, ahita umwinginzi, atakambira Dawidi ngo ntiyihore, ati ibyakuvuzweho ntago bijyanye n'icyo wakorera uriya, ni ikigoryi, izina rye niryo muntu, wowe uruhambaye, urarwana intambara z'Uwiteka, uri ari mu bugoryi bwe, mwihorere, urarenze cyane ibye, musuzugure, ndazi icyo Uwiteka akubikiye. Hallelujah. Ndazi ko nabiriya yakwimye wari urasaba mu byawe, kuko umwami biri mu gihugu byose n'abari mu gihugu nabe.
genda bizi ko nibinzanye ntabwo nguhaye n'ibyawe. Haleluya, haleluya, haleluya. N'ibyawe en puissance. Imana ihabwa icyubahiro, kuko vuba aha ni wowe uzaba umwami w'iki gihugu. Twese n'ibyacu bizaba ibyawe. Uriya ni ikigoryi, ibyo ntabwo bitahura. Noneho Dawidi yumva amagambo y'uwo mugore w'umunyabwenge, aremera, umujinya uramanuka, arabyihorera, aramwemerera. Uriya mugore avuga amagambo y'ubwenge, noneho mu nyuma aza kuba ubuhanuzi ngo ndazi ko Uwiteka aza kubakira inzu ihamye ikomeye. Haleluya. Kandi nta banzi baza gushobora. Imana ihabwa icyubahiro. Abaza kurwanya nibo bazarimbuka. Uwiteka namara gusohoza ibyo yakuvuzeho byose, uzibuke umujakazi wawe. Arasoza. Amen. Dawidi yavuga ati ndabikwemereye. Dawidi afata ibyo yamutuye, aragenda, ntiyamena amaraso. Ariko muri make Uwiteka niwe yahoreye Dawidi, kuko yishe uriya Nabali avaho. Dawidi amaze kumva yuko Nabali yapfuye, acyura Abigayeli. Ntabwo yagiye kumufata gusa, ku mbaraga yaragiye aramusaba. Amen. Noneho Abigayeli aza kuba muka Dawidi. Hano ikintu Umwuka Wera atubwira niki: hari abantu ibya Yesu barabyumva nka Nabali, bamwe bakabifata nk'uko ari ibintu by'Abayahudi ntaho bahuriye nabyo. Abandi bakabifata nk'ibintu by'idini, idini ryamwitiriwe, kandi Yesu nta dini yaje gushinga, nta dini rya gikristo Yesu yazanye. Abantu nibo baremye idini rimubakiyeho, ariko nta dini Yesu yaje gushinga. Ibya Yesu, buri muntu wese mu mateka y'abantu kuva imyaka 2000 ishize Yesu yaraje, mwese bifata uko abyumva. Bashobora kumva ubutumwa, bashobora kumva ikimaje mu Imana rivuga, ariko umuntu wese abifata uko abyumva. Nabali nawe yarazi ibya Dawidi, niyo mpamvu yavuze nari amagambo, ariko ntabwo yigeze agira umutima w'ubwenge nk'umutima w'umugore we Abigayeli. Abigayeli yakoze iki? Yamenye uriya mugabo icyo yasigiwe, yamenye icyo azaba cyo, yamenye n'intambara arimo ko ari iz'Imana. Hanyuma Abigayeli icya mbere yahishuriwe Dawidi uwo ari we mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri, amaze kwishyurirwa amenya ko azaba umwami, aravuga ati rero umurimo wanjye nuko musanga muri iyo ntambara arimo. Abigayeli yasutenye Dawidi muri iyo ntambara z'Uwiteka yarimo. Ni ukuvuga ngo ibya Dawidi byabaye ibye, intambara za Dawidi zabaye ize, n'ibye byabaye ibya Dawidi. Amaherezo rero baje kubana karamata nk'umugabo n'umugore. Natwe Imana duhamagariye kubana karamata na Yesu. Kumva ibya Yesu ntibihagije, kubyumva gusa ntihagire icyo bikorera. Umeze nk'umuntu w'indorerezi areba gusa, ariko nta na kimwe bikora kuri we, birangiye aritahira. Bariya bajya kureba umupira ntago bari mu kibuga, barareba bishimisha amaso, byarangira bakagenda. Cyangwa umuntu areba filme, we ntabwo ari muri yo, warareba gusa, filme yarangira agaguruka akagenda. Uko niko abantu benshi babanye n'ibya Yesu. Uriya rero Nabali ibya Yesu naho yarahuriye nabyo, nako ibya Dawidi nibye, ariko umugore wa Abigayeli yamenye ko ntabwo ari ibya Dawidi, nibyo Uwiteka Imana ya Isirayeli. Na niyo mpamvu yabishuriwe abyinjiramo, abigira ibye. Intambara za Dawidi arazisutena, kandi amaherezo baje kubana karamata. None uyu munsi ibya Yesu uyireba nka Nabali uko yarebaga ibya Dawidi,
cyangwa nawe wabyinjiyemo bibi byawe n'ibyawe bibibye, hanyuma nawe ukaba uri mu ntambara ze, mu buryo igihe azashigwa hejuru mbere y'amaso y'amahanga yose umwami wacu, nawe uzashigwa hejuru kuko wafatanije nawe. Yesu yaravuze ngo Petero, Yohana, ngo ni mwebwe mwafatanye nanje mu byo nababajwemo, mu byo nageragejwemo. None datambikiye ubwami, nanjye kuri cya gihe muzicara ku ntebe 12 mucira imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Uyu munsi rero Imana irakubwira ngo va mu bantu b'indorerezi, va muri abo bantu bareba ibya Yesu bakanabyumva buri cyumweru, bakabyumva muri YouTube, bakabyumva mu radio, bakabyumva mu nsengero, ariko na rimwe baratera intambwe kuvuga ngo ntabwo ari ibya Yesu ahubwo ni ibyanjye. Intambara ze ni intambara zanjye, gusuzugwa kwe n'ukwanjye. Nigeze ashigwa hejuru mu maso y'amahanga nk'umwami w'abami, nk'umutware w'abatware, nanjye nzashyiramwa hejuru hamwe nawe. Uyu munsi Imana iragusaba kugaragaza nimba uguma mu ndorerezi bareba gusa ibya Yesu, nkureba filime, nkureba umupira, cyangwa nimba ubirimo bikaba ari ibyawe. Ntabwo umugeni wa Kristo yitwa umugeni atari uko abanye na Yesu, nk'uko Abigayeli yaje kubana na Dawidi. Ese intambara za Yesu uzirimo? Yesu yaranesheje, amen. Ariko ubwami bwa Satani buracyahari muri isi. Satani ntabwo arabohwa, azabohwa Yesu nagarukana n'abera hamwe na marayika mukuru Mikayeli. Satani akabohwa, ariko Imana yamurekeye igihe runaka kugira ngo akomeze gukora. Niyo mpamvu intambara ya Yesu iracyakomeza mu mwuka wera. Yararangije umurimo wo gucungura, ariko intambara y'ubwami bw'Imana irahari. Ubwami bw'Imana buri mu ntambara. Niyo mpamvu aho Yesu yinjiraga abadayimoni baratakaga, kubera yuko n'umwanzi wabo abasanze mu bwami bwabo. Bibiliya iravuga iki? Ngo nta muntu yakwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amunyage ibintu bye atabanje kumuboha. Yari aravuga ku byerekeye we na Satani. Ntabwo yabohora abantu abadayimoni atari uko afite ubutware kuri umukuru wabo. Nuvuga ngo uyisi ni inzu ya Satani, ni inzu y'umwijima. Abantu bose bari muri iyi si mu gihe cyose Yesu atarababohora bari mu nzu ya Satani. None Yesu yaje muri iyi si comme un envahisseur, yaje gutera ubwami bw'umwijima. Niyo mpamvu yabwiye Pilato ngo ubwami bwanjye si bwo muri iyi si. Nuvuga ngo rero Yesu yaje muri iyi nzu ya Satani yose ari yo si y'umwijima, yaje comme un envahisseur, yaje nk'umwami w'umucyo mu butware bw'umwijima. Na niyo mpamvu aho yageraga habagaho icyo bita confrontation des royaumes, habagaho kugongana k'ubwami bubiri. None abadayimoni bagatura abantu hasi bakiruka, bivuga ngo ubwami bw'Imana bwakubise hasi ubwami bwa Satani. Igihe cyose ubona abadayimoni batuye umuntu hasi, umenye ngo habaye confrontation des royaumes, habaye kurwana k'ubwami bubiri, hanyuma ubwami bwa Satani bukagwa hasi bukaneshwa. Yesu rero intambara ye iracyakomeza, yaracunguye, byararangiye, ariko ubwami bw'Imana mu buryo bw'umwuka buracyari mu ntambara. Ni kakabuye gato kari karagenda gakura kazahinduka umusozi uzakwira isi yose. Ariko hagati aho rero twebwe abakristo duhamagariwe kuba muri zo ntambara z'umwuka wera. Tuhamagariye kuba ba Abigayeli. Itorero ni nyabwenge, itorero rirashishoza, itorero rirayishurirwa. Ntabwo ari intambara z'umunyanazareti gusa, ntabwo ari intambara z'umuyuda, ni intambara z'Imana ihoraho. Umva amagambo mu kurangiza Yesu yavuze ukwiye kuyitondera muri Matayo. Vuba, Matayo, haleluya,
11 ku murongo wa 6. Umvira ijambo, ni verse imwe gusa arimo turangize. kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Amen. Kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Yohana mubatiza yari yatumye abigishwa be bajye kubaza ko Yesu w'i Nazareti ari we Kristo. Bageze imbere ya Yesu hari abantu benshi bari baramwumva ababwira ijambo ry'Imana, ahita atangira gukiza abarwayi, yirukana abadayimoni, impumyi zirahumuka, abafite ubumuga barakira, ibitangaza birakoreka. Ahita abwira intumwa za Yohana, abigishwa ba Yohana, ngo genda mubwire Yohana ibyo mubonye nibyo mwumvise. Mumubwire muti impumyi zirahumuka, ibirema biragenda. Haleluya. Haleluya. Ifamatu birumva, abapfuye barazuka, kandi ubutumwa bwiza bugirwa bakene. Hanyuma ahita avuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. None ibya Dawidi ari mu cyimbo cya Kristo, sibyo? Mu buryo bw'amavuta, muri cyo gihe cye Nabali, ibya Dawidi ntago byamugwishije. Sibyo yazize? Sibyo yazize? N'uyu munsi ibya Yesu biracyagusha imbaga. Wabyumvise? Ibya Yesu biracyagusha abantu benshi. Bamwe bafite idini rye kandi nta dini yazanye. Ndi umukristo wo muri dini, ndi umukristo wo muri dini. Ibye byarabagushije, yabaye ikigusha kuri bo. Abandi kubera ubwenge bagafata ubwenge bw'isi, bagashaka kubwinjiza mu bya Yesu, bagatakara, noneho bakanga ibya Yesu. Ubwenge bwabo ukababera umutego, ibya Yesu bikabagusha. Kandi ahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Haleluya. Abigayeli yarayishuriwe wari we. Niyo mpamvu yavuze ati ndazi iby'Imana yakuvuzeho. Haleluya. Si ibyo gusa, ahita amusanga asutena intambara za Dawidi, ko yavuze ngo ni intambara z'Uwiteka. Icya kabiri, amenya iby'Imana izakorera uyu mugabo. Ntabwo yamurebye nka mwene Isayi, yamurebye mu buryo bw'umwuka. Haleluya. 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 Hanyuma amaherezo baje kubana akaramata nk'umugore n'umugabo. Iyo niyo engagement Imana idusaba. Reka kuba indorerezi ku bya Yesu. Ushobora kuba mu idini rimwitirirwa ariko we ntabwo akuzi. Ushobora kuba mu bantu bari mu itorero runaka ariko ntabwo akuzi. Kuba Abigayeli mu buryo bw'umwuka ni uguhishurirwa Yesu wari we, wamara kumwishurirwa ibye ukabigira ibyawe, n'ibyawe ukabigira ibye, hanyuma mukarwanana nawe intambara. Ubwami bwe nibuza, haleluya, ubwami bwe nibuhishurirwa igihe azaza mu bwiza bwe no mu cyubahiro cye, kogezwa mbere y'amahanga yose nk'umwami w'abami, nk'umutware w'abatware. Nawe uzaba ufite umwanya wa Abigayeli nk'uko yawugize kuri Dawidi, uzawugira kuri Yesu Kristo, umwami wacu, umukiza wacu, Mesiya wacu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Umunyabwenge muri iki gihe turimo yasubiramo ubukristo bwe, akareba aho bushingiye. Umunyabwenge muri iki gihe yasubiza ubwenge inyuma, akiga kuva aho yitwa umukristo n'iryari byagenze gute. Uri umukristo mu buhe buryo? Kubera ko uri umukristo, kubera ko utari umuyoboke wa Confucius, uriya filozofe mu Bashinwa. Kubera ko utari umuyoboke wa Socrates, uriya filozofe mu Bagiriki. Kubera ko utari umuyoboke wa Baha'u'llah, washinze idini rya Baha'i. Kubera ko wowe utari mu idini rya gakondo, uterekera imizimu y'abakurambere. Kubera ko wowe utari umuyoboke w'ubwenge runaka, kuko hari ibyitwa ubwenge byinshi mu mateka y'abantu. Kubera iki
utari mu idini ry'abayuda, judaisme, kuko ari abanyafurika uyu munsi bita abayuda, ibyo bita judaize. Kubera iki witwa umukristo? Kandi ntabwo ari Yesu yatwise abakristo. Ni muri Antiokia, abari hanze y'itorero, abo bongeza bita outsiders. Outsiders, muvuge muti outsiders. Abo nibo bise bari abantu, bari abagabo n'abagore n'aruya rubyiruko, turayibona bagenda nkawe, bavuga nkawe, bakora nkawe, bitwara nkawe, n'abakristo nabe. Aho niho twiswe abakristo bwa mbere. Ntabwo ari bavuze ngo rero kuva none mugize umukristo, umuyoboke wanjye. Oya, Yesu yaje guhamagara abantu bose bagerekeranye mu cye, bamukurikire, baba bigishwa be. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo yaje gushinga idini, yaje guhamagara bene Adamu kugira ngo bavane mu bubata bwa Satani, kuko ibihembo by'icyaha n'urupfu. Araza ababature imbaraga z'umwijima, imbaraga z'ubujiji mu buryo bw'umwuka, abakure mu maboko y'abadayimoni, abakure mu maboko y'ibinyoma bya Satani, abagarure ku Mana rurema yabaremye musho yayo. Uwo ni Yesu, iyo niyo misiyo ye, icyo nicyo cyamuzanye. Yesu ntabwo ari umwami w'abayuda, Yesu ni umwami w'ibyaremwe byose. Ngo impamvu yabayeho agapfa akazuka kugira ngo abe umwami, haleluya, w'abazima n'abapfuye. Imana ihabwa icyubahiro. Na niyo mpamvu mu kurangiza abavandimwe, na niyo mpamvu iyo ugiye mu Bushinwa ugahura n'abazimu b'Abashinwa bari mu Bashinwa, ukavuga ati in the name of Jesus Christ, ukavuga ati mu izina rya Yesu muvemo. Nubwo wasenga mu Kinyarwanda ukagisengera mu Bashinwa batararumva n'ijambo ry'Ikinyarwanda, n'amaramutse ntabwo bayizi, ariko abwira uwo muntu dayimoni y'Umushinwa imurimo, uwo muzimu, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, umwe yabambwe ku musaraba, vamo. Ako kanya dayimoni iramucugusa ikamuvamo. Kubera iki? Kubera ko mu isi y'umwuka nta munyarwanda, nta Mushinwa. Mu isi y'umwuka hari abadayimoni, hariho n'umwuka wera. Niyo mpamvu Yesu mu buryo bw'umubiri ntabwo yigeze akandagira mu Rwanda, ariko mu buryo bw'umwuka arurimo. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Nugenda muri Malaysia ukagenda hari ugasanga abantu bafite ibibazo bitandukanye, ukababwira ubutumwa bwa Yesu Kristo, nubwo bavuga mu Kinyarwanda ukababwira ati mu izina rya Yesu muremera ko Yesu yabohora, nubwo batakumva hari ikintu muri kubabwira ngo nibyo, zamura amaboko, barazamura. Mu izina rya Yesu boka, bazimu bakamucugusa bo muri Malaysia. Kandi Yesu w'i Nazareti ntabwo yakandagiye muri Malaysia, kubera ko amaze kwinjira mu mwuka, amaze kuzuka mu bapfuye, yahise yinjira mu bumana bwe, yinjira mu bumana bwe, yinjira muri omnipresence y'Imana, yinjira muri toute puissance y'Imana, yinjira muri omniscience y'Imana. Yesu wazutse ntabwo ari mu mbago za Israeli, Yesu wazutse ari hose icyarimwe, ari hose icyarimwe, ari kumwe nawe muri uyu mwanya, ari kumwe nawe muri uyu mwanya, ari kumwe nawe muri uyu mwanya, ari hariya mu rugo rwanjye, ari hariya mu rugo rwawe, ari hariya ku ifamu yawe, ari hariya ku kazi kawe, ari hose icyarimwe. Ni Yesu wazutse. Yesu wazutse ntabwo afungiwe mu mbago z'Isirayeli, ari hose. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo niwo twamamaza, uwo niwo Abigayeli yahishuriwe muri Dawidi. Haleluya. Nituve mu bupfafa bwa Nabali, nituve mu bugoryi bwa Nabali, nitumenye ko ibya Dawidi byari ibya Nabali ntiyabimenya. Haleluya. Kubera ubugoryi bwe bwamuhumye amaso, Abigayeli yarayishuriwe. Abigayeli ni ukuvuga sagesse, n'umugore afite ubwenge, ubwenge bwo mu ijuru. Haleluya. Et ça très bien payé. Yahindutse umwamikazi. Uyu munsi
reka kuba indorerezi ku bya Yesu. Reka kuba nk'umuntu ari kuri tribune areba match kandi atarakina. Uyu munsi injira ukine. Hallelujah. Hallelujah. Be part of the game. Injira ukine. Injira kuri battle ya Yesu Kristo. Hallelujah. Kurako vuba urugamba rurangira. Yesu agiraze. Yaravuze ngo nk'uko umurabyo urasira iburasirazuba ugaseruka iburengerazuba, ngo niko kuza k'umwana w'umuntu kuzamera, ngo ijisho ryose rizamubona. Hallelujah. Nimureke dusoma aho hantu hanyuma dusenge bene data. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Hanyuma uhereye none impinduka itangire kuboneka mu buzima bwawe. Hallelujah. Hallelujah. Mundebe bene data, nyuma y'ubutumwa va muri tribune injira mu kibuga. Va muri filme y'urugamba injira mu rugamba. Hallelujah. Engage-toi. Hallelujah. Imana yantumye guhamagara commitment, engagement y'abantu. Hallelujah. Kuko Yesu ntabwo yashinze idini rya Gikristo, mwanyumvise, n'abantu barishinze. Oh, hallelujah. Tujye muri Matayo bene data, ibice 24 umurongo wa 27 tugeze kuri 31 umurongo wa 31. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho inkongo ziteranira. Iyo twarabisobanuye. Ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Abo ni banabari bazaboroga, mwabyumvise? Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Amen. Mwabyumvise? Hallelujah. Wera kugira ngo bigufashe gusobanukirwa neza, reka nguhe n'undi murongo umwe mu byashoboye n'igice cya mbere. Hallelujah. Umurongo wa 7. Dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Amaso yose azamureba. Ndetse n'abamucumise nabo bazamureba. Kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Azamuborogera. Nanone amen. Amen. Umviriza rero mbere kugusenga. Ubu n'ubuhanuzi kandi buzasohora. Ntabwo ufite aho uzamuhungira. Niyo mpamvu yavuze ngo ahirwe ibyanjye tazagusha. Ni umwami w'isi yose, ni umwami w'abariho n'abapfuye. Ni wibesha ngo uramuhungira hano ngo ibye nawe bihuriye nawe. Ni wibesha ngo ibye nawe bihuriye nawe, ukabaho ubuzima bwawe nk'uko Yesu ntacyo yakoze, nk'uko atariho. Hari ahandi uzagera ibye bikurebe ubirebe. Ni ukuvuga ngo impamvu yaje muri umubiri, umviriza, ngo ni ukugira ngo abone uko apfa, ajye mu isi y'abapfuye, aveyo. Ibye nubyumva muri iyi si hano ukabisuzugura, numara gupfa mu buryo bw'umwuka ukagera mu isi y'abapfuye, dans le séjour des morts, urabisangayo. Kuko ni umwami w'abariho n'abapfuye. Ikibazo urabisangayo ntacyo biri bukumarire. Kuko umuntu yahawe kubaho rimwe agapfa rimwe, hanyuma hakaza amateka. Uyu munsi Imana iguha umudendezo. Ushobora no gutuka Yesu bukarinda bwira, ntiyagire icyo uba. Mwabyumvise? Ushobora no gucurika ibyo kushaka, ntiyagire icyo uba. Kuko isi twikiriwe n'ubuntu bwe.
isi twikiriwe n'amaraso ye, avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Nupfa rero uvuye muri umubiri, nta nkuru yindi hari ikuzimu, hari abapfuye bajya. Ntabwo ari Basokrate bavugwa hariya, ntabwo ari abahambaye bisi, ntabwo ari ubundi bwenge hariya, na bundi bwenge buriyo. Hariya hari inkuru za Yesu Kristo. Iyo ugeze hariya baraguha ati po, wahawe amahirwe yo kutaza hano, ntabwo wamwumvise ngo ndetse batinya no kuvuga izina rye, uko iyo barivuze barabatwika bati waho undi yagize gutya, baratinya no kumuvuga, baratinya no kumuvuga, baratinya no kumuvuga. Haleluya! Nigiye tuvuze ati mu izina rya Yesu Kristo, murazi ibintu biba igihe turaramye hano. Haleluya, haleluya. Ijwi ryanje mu mutima ngo les entités spirituelles sont en train d'être ébranlées. Nukuvuga ngo iyo tumaze kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, hari ibintu ukoreka mutazi. Iyo turazamura izina rya Yesu, iyo turizamuye, intebe z'abadayimoni n'amarayika w'umwijima zirababirindura. Iyo tuvuze mu izina rya Yesu, turazamuye izina rya Yesu, intebe zabo zirabakubita hasi. Les puissances sont ébranlées. Ni twebwe tutazi bikoreka, ariyo turazamura izina rya Yesu. Les trônes, intebe z'abanyabubasha mu isi y'umwuka zirabakubita hasi, zirabarindura. Kubera ko bataragera ko bafatwa, iyo turangije bahita bazisubiraho. Amasengesho yabo ngo nihongere, kubera ko mu mutwe wose hose ni ibisebe gusa. Rero mukomeze kubakubita hasi, mukomeze kubakubita hasi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo haleluya, ngo uko umwijima uzaba mwinshi ku isi mbere y'uko nza, mwe mushishikare gusenga. Ni ukuvuga ngo rero ibyo biraba ku isi by'umwijima, intambara, ibiki, ibyo si ibibazo, n'isi y'umwijima itangiye guhinda umushitsi kubera ko igihe cyayo ari kigufi. Rero iyo dusenze mu izina rya Yesu, iyo tuzamuye icyubahiro cya Yesu, iyo turirimbye Yesu Kristo, hari ibintu mu isi y'umwuka bikoreka. Intebe z'abanyabubasha, intebe z'abakuru umwijima zirababirindura. Iyo tumaze iminsi tudasenga mu mwuka no mu kuri, bongera bakazisubiraho. Ninde ashaka ko bazigumaho? Nimba udashaka ko bazigumaho, haleluya, keep praying, keep praying, keep praying. Komeza usenge, shishikara, Imana ihabwe icyubahiro. Ubutumwa bwo bwamukubise hasi inshuro zingahe? Imana ifunguye mu isi y'umwuka, murebe ukuntu twabakubise hasi. Intebe zabirundira inshuro nyinshi. Niyo mpamvu batakaje ubutware kuri wowe. Niyo mpamvu batakaje ubutware kuri wowe. Niyo mpamvu ubuzima bwawe butangiye gufunguka. Niyo mpamvu ibintu bitangiye gufata indi shusho. Haleluya. Umwuka yambwiye mu gitondo ngo iyi ritme muriho yo gusenga, haleluya, hari ibintu bibe birakoreka mu buzima bw'abantu. Abantu bariho barahambuka, abantu bariho baratangira kuba angaje, abantu batangira kuvuga ati ye twari twarasubiye inyuma, abantu batangira kuva mu nshundura z'abadayimoni, abantu batangira kuva mu magereza y'abadayimoni, abantu batangira kuba angaje kuri Yesu Kristo. Haleluya. Hari ibintu bikomeye biri birakoreka mu itorero. Hari abantu benshi bari barataye itorero bari bugaruke. Hari abantu benshi bari bazi itorero bari bugaruke. Haleluya. Hari n'abantu ibya Yesu ntacyo byababwiraga. Uyu mwanya inshundura umukambwiye ko ziyo ziracika mu gitondo. Inshundura z'abadayimoni abo yafashe mbiri bariho barabohoka. Amasengesho n'inkota yanyuze mu nshundura za Satani, abo yagize imbohe, yagize imbata mu byaha bitandukanye, no kwanga Imana no gusuzugura itorero ry'Imana, bariho barabohoka. Niyo mpamvu mugiye kiri imbere muzabona n'abantu mutibazaga uriya yaraguye yabaye ruhebwa ntabwo yagaruka, bazagaruka biruka. Piga makofi kwa Bwana Yesu, piga makofi kwa Bwana Yesu, piga makofi kwa Bwana Yesu, piga makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya, 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 haleluya.
There are many reasons to be optimistic. Hari impamvu nyinshi nubwo isi iyo tuyirebye itwihebesha kubera ingorane zihari, intambara hirya no hino, inzara yatangiye kugaragaza hirya no hino, n'ibibazo bitandukanye hirya no hino, ariko kuri twebwe abizera Yesu Kristo, twebwe Abigail. Hallelujah. Ndacyafite impamvu. Badisi mwe mumuzamure iyo ndirimbo koko. Reka tumuhe icyubahiro turirimbe iyo ndirimbo. Zamura amaboko yawe ku mwami w'ubugingo. Fungura umutima wawe. Tukomeze duhagarare. Hallelujah. Nubwo isi shaririye muri iki gihe kubera ibintu bikomeye byo birayibaho nibyenda kwibaho, ariko kuri twebwe ba Abigail, kuri twebwe abafite wisdom iva mu ijuru, bafite amahirwe kugira ubwenge bw'umwuka, ibihe turabibona nago tubirebesha amaso y'inyama n'amaraso kuko byatwihebesha, ariko tubirebesha amaso y'umwuka tukareba hakurya y'ibiro birakoreka, hakurya y'ibiro biraba, tukareba impamvu yabyo. Turabona yuko isi yenda kubyara ibihe bishya, Israeli yenda kubyara. Hallelujah. Nayo ukugaruka kwa Mesiya wabo. Ariko mbere yuko bamubona tuzabanza twe tumusanganire. Hallelujah. Hari impamvu yaduha kwishima hagati y'imibabaro y'isi. Hari impamvu yaduha kwiringira hagati y'ibituhebesha, kubera yuko ntago ibintu byikora, hari imbaraga ziri inyuma y'ibintu. Turazi ku bwami bw'Imana bwenda kuvuka, buri mu mwuka ariko bwenda kugaragara. Kakabuye gato kanzwe n'abubatsi kari karakura kugira ngo kabibuye riza tumura buri imbaraga zose, ubwako kagafata isi yose. Yesu niwe buye ryagawe n'abubatsi, ryahindutse rikomeza imfuruka, byanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe. Uyu munsi rero muvandimwe tugira dusenge. Nashaka kugusaba, nimba warumvise ibya Yesu, ntumere nka Nabali, kuko urubanza rwamuguyeho ruva ku Uwiteka nawe ruza kugwaho. Fata uruhande rwa Abigail. Intambara za Yesu zibizawe, urugamba rwa Yesu rurwawe, ibyo ubwami bwe bibyawe, n'ibyawe bibibye. Utangire kubana nawe akaramata. Hallelujah. Hallelujah. Wenyine utari kumwe nawe akaramata, destiny yawe ntabwo izakugeza kure, arayizagarukira ugahinduka nothing, ugahinduka ubusa. Samuel yabwiye abayuda abisirayeli mu gihe cye ngo nimutabana n'Uwiteka akaramata ngo muzirike inyuma y'ubusa namwe muhinduka ubusa. Vous irez après les choses du néant et vous deviendrez néant. Hanze ya Yesu ni néant. Ibi dufite biradushuka. None gusaba wowe ibya Yesu ugeze uno munsi ntago bifite mu ruhare, ubirebera kure nk'indorerezi. Ntago uri acteur, uri spectateur. Imana uyu munsi iragusaba uve mu ruhande rw'aba spectateur, indorerezi, winjire nawe mu kibuga ube acteur hamwe na Yesu. None nawe mu Kristo biboneka ko uri mu itorero, ariko mu bwami bw'Imana ntuboneka. Uri mu itorero yego, ariko mu bwami bw'Imana ntuboneka. You are doing nothing. Ntacyo urakora. Nawe ni nkuko ibya Yesu
ubirebera nk'indorerezi. Nta gufata urugamba rwe ubwinjiremo urubu rwawe. Ibya Yesu nibye, n'ibyawe n'ibyawe. Urumva rero ntawe muhuriye nubwo byitwa kuri umukristo. Uyu munsi Imana ishaka ko tubyinjiramo. Twese tubyinjiramo. Ibya Yesu tubyinjiremo. Nitwongere kuba indorerezi. Nous voulons être acteurs avec le Saint-Esprit et non plus spectateurs. Ntabwo dushaka kurebera ibya Yesu hariya nk'abareba filime cyangwa nk'abari muri tribune. Manuka vayo, va muri tribune, injira mu kibuga. Injira mu kibuga. Nawe ukine. Injira ku rugamba rw'Umwuka Wera. Nawe urwane mu ruhande rw'Uwiteka. Kubera ko ibihe turimo nibihe bitoroshe, nibihe bidasanzwe. Ariko vuba aha urugamba ruzasozwa. Imana ihabwa icyubahiro. Reka rero ngusengere muri kano kanya. Wowe utarakira Yesu umunsi wumvise kuri uze gusigarana bagufashe uve hano ufite Yesu. Nawe umukristo wari indorerezi gusa. Nta na kimwe urakora mu bwami bw'Imana. Wumvise yuko Imana itemera abantu bameze nka Nabali. Imana ishaka kumera nka Abigayeli. Usange Dawidi. Mubana karamata. Ibyo bibi byawe. Urugamba rwe rubu rwawe. Haleluya. No gushigwa hejuru kuzaba kwawe nawe. Mwami ndagushima muri iki gitondo. Ndakweretse buri muntu wese uri hano. Nta numwe azi umutima w'umuntu atari wowe wawuremye. Buri muntu wese uramuzi. Abafite idini gusa urabazi. Abarebera ibyawe kure nk'indorerezi urabazi. Ababigize ibyabo nka Abigayeli. Intambara zawe zikaba izabo. Ibyawe bikaba ibyabo, n'ibyabo bikaba ibyawe urabazi. Kuko ni wowe uzi abanditse mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Gendera Mwami buri muntu wese. Abantu bose bakiri indorerezi bafashe Mwuka Wera. Bave muri stade, bave muri tribune, bamanuke mu kibuga cy'ubwami. Barwane intambara z'umwami. Bakorera Imana yaremye ijuru n'isi. Bacunguze uburyo umwete. Ndagushima ko wambwiye ko amasengesho tumaze iminsi dusenga ntabwo ari umubare w'iminsi ari byo ngombwa, ariko n'umutima wawe bagushaka uko ubumeze. Urakora ibintu bikomeye mu itorero. Urakora ibintu bikomeye mu bana bawe. Imigozi y'abadayimoni wavuze yuko n'inshundura zimaze gucika, kandi abantu bari buvemo bakinjira mu mudendezo w'abana b'Imana. Ndatuye kubohoka kw'itorero ryose mu izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yashiriho inzitizi zibabuza kwinjira mu kibuga cy'ubwami, gusanga umwami ngo ibyabo bibe ibye bibe ibyabo. Mwami ndabakweretse, nimba ari ubukene Satani abafungiyemo bigatuma ibitekerezo byabo bidashobora gutekereza kure mu by'ubwami, ubwo bukene abadayimoni babwishemo ndabutegetse mu izina risumba n'amazina yose, izina rya Yesu. Iyo gereza y'ubukene Satani yagufungiyemo ndabutumuye mu izina rya Yesu. Dayimoni y'ubukene n'ubutindi tumuka, muveho, va muri uwo muryango mu izina rya Yesu. Mana hindura amateka y'uriya muntu, hindura amateka y'uriya rugo. Ubukene n'ubutindi butumuke muri ya rugo. Abantu batangire gutekereza iby'ubwami. Kwizera gutangire kuzamuke mu mitima y'abantu bawe. Ibitekerezo Satani yafungiye mu by'isi kugira ngo nibatekereze iby'ubwami, mu izina rya Yesu tubivanyeyo, tubizanye mu bwami bw'Imana. Nta ndorerezi nimwe mu itorero. Bose barahagurutse kuba acteur. Bose barahagurutse kujya mu kibuga. Bose barahagurutse kurwana intambara nawe. Bose barahagurutse gufata uruhande rwawe Mwami Yesu. Buri muntu wese umushoboze ku giti cye. Buri muntu wese umushoboze kuba mu ruhande rwawe. Ndatuye muri kano kanya umwuka w'ubwenge wari muri Abigayeli winjiye muri mukristo wese mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Imyuka y'ubugoryi bwa Nabali twese dufatanije hamwe nk'umuntu umwe kubutumura mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu tumuka. Ndashaka mwature ngo imyuka y'ubugoryi bwa Nabali turayitumuye mu izina rya Yesu.
yego ubugoryi n'imyuka nabo. Rimwe kabiri gatatu. None umviriza, turakiriye umwuka w'ubwenge wari muri Abigail umanuke muri nge. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Umwe wese azagenda mu gutegereza umwami Yesu azi yuko imyuka y'ubugoryi mu by'ubwami bw'Imana yatumutse. Twakira umwuka w'ubwenge wari muri Abigail. Uyu munsi turi kumwe na Yesu ku rugamba. Uyu munsi ibyacu ni ibya Yesu, ibya Yesu ni ibyacu. Nashigwa hejuru, nanjye nzashigwa hejuru. Pepe ya Bwana Yesu, pepe ya Bwana Yesu, pepe ya Bwana Yesu. Be free in the name of Jesus. Vuga uti amen. Boka mu izina rya Yesu. Injira mu mudendezo mu izina rya Yesu. Akira ubwenge wo kumenya umugambi w'Imana mu izina rya Yesu. Akira ubushizi bw'amanga mu izina rya Yesu. Akira ubushizi bw'amanga mu izina rya Yesu. Akira ubwenge bwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Akira ubutwari bwa Yesu muri kano kanya. Kandagira inzoka na skorpion n'ubushobozi bwa Satani. Ibyakubase byose bikandagire. Uyu munsi uri umudendezo. Uyu munsi ntabwo Satani ari bukubonere, niwe uri ubonere Satani. Wereye none gendera muri ibyo Imana yakoze. Hallelujah. Umunezero w'iteka nizo mbaraga zacu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom shalom, muzagire icyumweru cyiza.